Nitwa Mbabazi Olive, ndi umukobwa w'imyaka 23, nagarukiye mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Mama yarapfuye ariko yansigiye musaza wanjye. Ubuzima bukomeje kungora cyane pe! Ngiye gushaka akazi i Kigali, ni nako nshaka data wambyaye kuko mama yasize ambwiye ko data wambyaye atari we. Aramarira anyicira mu maso, nakosa nakose, aramarira anyicira mu maso, nakosa sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara, ibanga ryahise riracyambaga, sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara, ibanga ryahise riracyambaga, sinjye wabikoze ariko ninjye ubabara, ibanga ryahise riracyambaga. Abantu nagomba ko ndi gukomanga koko ubu kiri mu matelefone n'amafilimi kiragikobwa. Nifungure n'igipangu kwe. Diamond. Bite. Kurya misi imbere y'igipangu. Byo. Haguruka. Biteze ko umuntu waje kuryama. Nari niciye muri kano kayira nuko numvaga ndushye ndabona bikanze ndaryamye hano n'ahantu kugenda nari mfite. Iwanyu ne? Ndacumye cyane. None kuri hano se? Nari nyine ndushaka gutsi. Rero kugenda yita no kuremeza nzende nibereye aha ngaha mbanze nihengekaho gakeya. Nacyo ubu weke ruse winjira mu rugo uruhuke kuko ujya gukomeza ibyamanga. Ndeka nafunguye. Nacyo tugende mfungure portail mitereza n'imodokari ndaje mfunguye kuri sawa sibyo? Kandi wihangane kuryamanga nagari byiza sibyo? Tugende n'ikibazo. Ni karibu. Umeze gute se?
Nuse ko uri umusanze umujyanye ya mahoro. Sunde twana. Tukashitani. Rainbow ni yahi. Grace. Rainbow. Gutufata umuntu ubonye bwa buri kumwita imbobo. Nisona tambaye ngimbo. We. Ujye ubaha n'umuntu ubonye. Kuba umuntu yabwa gutyo ko ari imbobo. Ndibwumase, ndibiri bikikute yambaye. Uratinyutse nyine uhagaze ne mu nzu yacu nta kibazo ufite. Grace, ako wabaye uti. Ahubwo kuva ryari wandurira imbobo zose ukazizana hano ngaho. Urarendagaye. Yuzana urushobora n'umuntu kumugira n'impuhwe. Ni ndembe. Tanti bakwita ndirata. Subira. Urabona undi mwana ufite gahunda kuvuga. Urabona atanashonje atameze nabi. Uwo ni ikiragi. Si, ari umwana barabuje. Aho se bite byawe. Murage. Bro, imenyera imbere y'iki. Abwo wimenyera undi mwana. Ako ugiye uniyuba. Wowe ubonye umuntu bwa mbere n'umuzi urimo uramushihura. Ako wabaye ute. Aje gusabiriza. Birakureba. Twamufungura ariko. Nta kibazo. Mufungure neza tumubwira nabi. Siko bimeze. Sinamushihuye, ratanamushihuye. Ako nago. Nendo cyane munebe. Umva amajwi ya we ujye nyumva we. Jya mu cyumba kwanza. Sinongera kubona ufite amagambo menshi. Mva imbere genda. Genda jya mu cyumba. Bro, reka nkubwize ukuri ntago wansuzugura imbere y'inshinzi. Grace. Ushaka gutuma umujinya n'ugaragaza. Siko bimeze? Cyukoye bro, utanatinyuka. Uratinyuka ko nkubitira imbere y'iyi mayibobo. Ndavuze ngo ujya mu cyumba cyawe. Sinshaka ko ndakasa nuna, sibyo? Ese ubwo nyine nari ndakagombye kuraka. Grace, ndavuze ngo ujya mu cyumba cyawe. Allah. Tubabarire, sibyo? Nanga gucyashaka kugenda. Muri bica mu nabi. Cyangwa se ujye muri dushkarabe, and then muri karaba ushakira ibyo urya, sibyo? Kandi nanga n'ukuri. Nanga ari gutya ngomba kugenda. Karagenda nta kibazo. Kazi karagenda nta kibazo. Imbere ku kigo atagenda. Niga ko wenda yakora aramenyera. Naho sikigisha icyawe cyo bita. Dedi nge naruka. Zuba ari mu bindi byo bigezweho. Ni uko yambere. Dedi reka murigere umuhungu wawe. Ninjoro warahita shitinzi bana ukibuka mu ishuri bazi ko ejo yankubise. Yarakubise. Yakubise iki cyangwa kubise iki? Inchi. Zingahe? Leta inchi. No. MC. Yakubise ngewe. Utaza kuba kabiri. Uzabenya. Yes. Dedi nani ukumbaje ikintu yankubitiye. Buri gihe no uri mu mafuti nta mpamvu yo kumbwira ngo no uri mu mafuti. Ntuzi si byo se wari mafuti. Nshaka. Ahubwo nucyumva wigize akakumbi nyine uhizamo dread mu mutwe. Izi ni dread so? Ngo ni dread ra. Dedi n'umusatsi wanjye. Aburaza ko nimba utabishaka kurimo none bisikisha. Mwese kucyumva ibisukira. Dedi niyo yatumye nkubita mu bitinki. Ujye uvuga make. Ningo yatumye umunsi urimo wareba. Niyo yaramuzanye. Dadi umukobwa twahurijwe mu kazi. Nsanga ryari kumukora. Urumva rero uyu mukobwa nyuma yo kumukura hanze nyine navuze neza ngaha mu rugo tukamwakira
akaryama wenda mu gitondo agakomeza gahunda ze. Papa nakubeshye ubu yakubwira nawe ko ino nzererezi y'umukobwa. Njye ntabwo ndi inzererezi. Ntabwo ndi inzererezi, ndi imfubyi. Mama wanjye yarapfuye. naho papa wawe Papa wanjye ntabwo nzi ahantu yagiye. Umukobwa adakina gufasha koko. si kuki ukomeza kuvuga ngo umukobwa wamuzanye utazi izina rye biti Ese ariyo yitwa nde? Banyita Mbabazi Olive. Mbabazi Olive, okay. Mwese ubuhunzi hari ikindi se nimba mwamugaburiye mukamwamuhaye icyayi ukaba yaryamye waruhutse se hari ikindi Ni nagiye. Izi ko muri umushishikuriza wawe. Papa Ushaka ratugiye kume hano? njye mfite igitekerezo nimba uyu mukobwa ari imfubyi adafite no kuryama twamuhaye akazi hano. Kuko n'ubundi dukeneye umukozi. Kiki? ariko se ubwo Papa nkubwira. Ugine kumusabira akazi se nagazi kwivugira. nongera kongera kumva ijambo ryawe gusohora mu nzu kuko amagambo yawe yose yuzuyemo ubugome gusa cicaka arya ngo ninde Nitwa Olive. Olive urashaka akazi ko mu rugo Yego mwaba mugize neza. ubu se ukurikije imbaraga ufite n'ukuri kwireba uko usa nk'uwaguruka turebe aguma reba amasegonda bitwaye guhaguruka aho ngaho kugira ngo uhagarare reba amasegonda bitwaye ubundi akazi ko mu rugo agashobora Ariko nagashobora. reba andi masegonda bitwaye kugira ngo ugere hasi ubu wabasha guterura ikintu wabasha guteka wabasha kugira gute n'umuzana na rantere ufite Nagerageza noneho mukareba ko nabishobora. Nagashobora ariko akazi utuzi twose ndatuzi. Akazi kose ko mu rugo. wazi guteka iki Byose. Nzi guteka umuceri, nzi guteka imboga, nzi guteka igitoki, nzi Erega guteka... papa niyo yaba atanabizi twanamufasha twamwigisha kubera ko wowe uzi iki Navuga uzi iki? Wowe ujya uteka muri uru? njya guseka mwenda yakura. Ukajya umvugiramo ujye umenya ko ndi mukuru wawe. komeza utubwire Nzi guteka n'ibijumba n'amateke Nta ntabwo ari mu cyaro. n'imyumbati. Gusa nyine ibintu byose nzi kubiteka. Munyemereye mukama akazi se ntabwo usinya nabatenga. kunga Mfite 23. okay ni igikorwa cyiza ko waramubonye ukamugirira impuhwe ukamutora ukavuga ukamuzana hano nyagasana azagushimira ukumva kandi kigaragaza ko warezwe neza so nimba yumva akeneye akazi kandi koko hano dukeneye umukozi kuko iyo mudahari yaratubeshya ngo arateka rero ntabyo azi nawe uratubeshya urateka ntabyo uzi tugize imana tukabona umukozi akatubera umwana mwiza nta cyatuma akazi ko kuba nta mbaraga afite gukoranya ubuzima bubi hano yarya akanywa akongera akagaburira imbaraga then agakomeza gukora akazi cyane numva nta kibazo cyaba kiri Ruparika mu bwiza ukuri. Nyina nubwo naryo ibiryo byatetswe n'inzererezi. Aho kuki ukomeza kumwita inzererezi? Uyu ni inzererezi. Mwiki se wamukuye? Rata Ntabwo papa wamutora ku imyaka. akakwemerera akazi sibyo? Cya cyumba warayemo ugenda ongera ukiraremo naho uzajya urara ujya ukora akazi neza sibyo? Naho mushiki wanjye wamureka ni gutya yabaye nyine. nta kibazo ubaye utabashaka kurya ibiryo yatetse uteka ibyo Ibyo azayitekera. ntabyo nta kibazo kirimo Igendere genda mu cyumba cyawe ukajya gukora ibyo ukora. Wagize mu bufite. Ariko bite? Njyewe mba nararezwe neza namushangira mbizire. Olive Geremo. ushaka uburyo bakwereka douche ukarabe twikube neza kugira ngo iyo mpumuro iyo hanze igabanuke sibyo banakwereka n'amavuta meza wisige Turaza no kumugurira indi myenda. Umugore n'uburozi. Ibyo si ibintu byatari gusa ugura igihumbi. nta kibazo batigendera Murakoze. sawa sawa Aho papa umwana wawe wamureze nabi. Aho ujya uvuga neza ko nawe ari igihe byazakubaho. Bimbaho gute? Hano Urabuzwa n'iki? uri guseka iki
twishimije ngo duhagarare aha ngaha nibajije ibintu tutavugiye hariya ukanzana hano. Umbwije ukuri uriya mwana w'umukobwa wamugoye kuko mu magambo wambwiye nabonaga arimo guhuzagurika. Papa ariko nuko mushiki wanjye abone kumvugiramo cyane gatuma mu magambo mvuze ari mushiki wanjye mvuzemo kutangiye guhuzagurika sinako. Okay, papa ikiriho nuko namusanze hano ku muryango aryamye aremereye igipangu cyacu, ndamureba nyine mbona umuntu ukinamufasha agufasha mukomanga gutya yari yanasinziriye arakanguka ndamubwira biti kuri hano ati ngiye naje gushaka akazi i Kigali naho mfite aho kurya ibiki n'ibiki. Ndavuga se arabona umuzanye muri Kigali ngo ntabwo nzi ko waryamye hano urako ariho mbonye mfa kwihengeka. Ndambwira okay rero hano ni iwacu nimba ubona ahantu ufite aho kujya ngo no mu rugo tugucumbikire wenda iri joro ejo uzabyuke bikomeza gahunda zawe. Ati nkaba mukoze ubwo namuzanye hano nta zindi gahunda rwose. None se tutitaye ku byo mushiki wawe ari kwizanishwa biriya byose uramuzi wowe wamubonye ute? Nawe ndakuzi kunzi uranze warambyaye turaziranye wamubonye gute? Papa ngiye ntabwo nakubeshya ngo nyine akana keza afite n'igikara cyiza kakagaragara nyine sibyo ubukene nyine n'inzara n'iki karamutse koze kakarya ivuta ryinshi rya hano kagira fresheri gashobora kuba kanaseka neza kuko wabonye utuntu twatuntu nta mavuta asizeho ntaki ariko urabona ko nibura byitegereje nabirebye nubwo utangiye kunera kwawe ko babwigize umukozi twazanye ubuse nuko nta perereza umuntu aba yakoze ubundi bari bose twirirwa tuzana uzi baba baturutse. Ariko papa urumva ngiye kunziranye nawe ntibyana nguhereza naho tujyana hose ntabwo wambwira ngo ibi byana umuhereze se ubundi si byo yenda kuba atanuka igitunguru ngo tuvuge ngo vuye umuntu uza mu kazi ko mu rugo ubundi kikubwira ko ataba ari umukozi wo mu rugo ni igiki? Ubu si uyu nguyu tumwambitse neza tukamujyana mu kirori abagabo ntibaza birukanka ngo tujyane none se baba bazi se tumukuye hano ubwo yagiye dukore diruse ahubwo wowe kigomba gukora ni kimwe ugomba kumurinda ko mushiki wawe mujya mu matwi. Tukumvikana ikindi azajya asohoka ngaha umuriho n'ijisho bamatagira undi muntu umubona ntabwo ari twe tuzi kureba abantu twenyine. Ntabwo nzajya mu kazi ntabwo nzajya mu kazi igihe cyose ugiye kujya mu kazi ujye umubwira ko atemerewe gusohoka hano kubera ko nta byangombwa afite. Yasohotse aha ngaha bahita bamutwara ubwo bwoba akabwibikamo ukanamubwira ko kandi niba witwara neza buriya dada ashobora kukugirira neza ugasubira no mu ishuri umwana mu rugo buri kintu cyose kandi njya nitwaye neza namusubiza mu ishuri. Icy'ingenzi se nuko agomba kumenya nose ko ushaka ko ari we mutacyo aho gusa kuki dushaka nanjye nitanga ubwo nawe uzamubwira ibyawe nanjye nzajya mubwira ibyanjye njye nzamubwira ko nzamusubiza mu ishuri wowe uzamubwira ngo iki? Wowe rega wowe urabizi ko buri gihe umuri imbere yanjye wowe ushaka kumutesitara kareze wese kamufata ngeze agahita amfeka ahubwo wowe tugomba kubijyanamo twese. Oya wowe itero cyita uzarisha nta kindi wowe uzajya mu gitondo witerurishwa utwuma gutya abone uri agasore sibyo ngewe nshora umunwa n'amafaranga wowe ushora ubusore bwawe kandi mukanyisha kandi njye wamuzanyemo hano mukanyisha kare wamuzanya nga none mukanyisha yuko umugute uri urabura kundeba neza ngenda umusore uriya n'umusaza umuntu urabura kure umusore neza gute urareba buriya kubera iki ahita yumva nibyo kuko nanjye ninza mubwe nuriya musore nta kintu azakumara ko nta kintu afite nabwo aze hano nubwo ahore hano gutya eswi grâce sumuhererekanye ako kubera iki buriya umuntu w'umupapa yifata akabyara umwana bahuza 100%. Birumvikane reka nkubwire ntabwo ushobora guhinga iteke ngo rizaveho mu mbati n'iteke rigomba kubyara iteke nuko nanjye rero nimba ndi ikirara ngomba kubyara umwana w'ikirara noneho ikirara none kinandenzeho icyo kintu kiba kimbabaza rero ubu ntabwo byagombye kukubabaza ahubwo ugenda wowe tangire tiro umurebe ni gahunda ahubwo noneho ikintu tugiye gukora tukamezesha neza tujye tugatanga utwenda kwambara uzindi igezweho ntugire ikibazo wowe ujya umbwira uti dade mpereza amafaranga ugenda uhahe numara guhaha uyimweherereza none nanjye murebe mubwire wambaye neza umuntu uze kumwambara turasa rero ugenda ubanza umutegure neza mu mutwe
aho ntugire ikibazo sinubizi ko tubigenza kiravuga rero. ya Olive. Olive. Mwana. bose None se bite kuri kwanagura ku myenda burya? ninde ukoze ibyo None se ibyo mbo muri kubyoza umuntu akaguhamagara cyangwa urangije kubyoza ntabwo nta bitambaro bihari bakorana gusa ku buryo utaza wihanagura ku myenda kuko iyo myenda yawe nayo ibiri umwanda. Rero uhanaguye umwanda uwuhanaguza ku wundi mwanda. Urumva atari ikibazo? yego Sundi. Hari imyenda ugira ku buryo wajya uhinduranya. Niyo ngiyo nyine ufite. mura iyi niyo mama wanjye yampaye Kuyigwa se bivuze ko utahindura. Buri gihe ugomba kuyihoramo. nta yindi myenda ngira ni yonyine Banza n'amazu. yego Reba n'ikirahure ntabwo wajyanaguye neza. Ntabwo wagize gute. To. Reba. Byose nk'ubu ngari nk'umukitsi uranga yagenda duseka. Watsaba abantu bite. Siko ndi ufite ubwoba kugeza kuri umuntu uti nisi muzanga ntabwo urashira ubwoba. Niwe ndi kubaza. ubwoba ntabwo bafite Njye ngutera ubwoba se? oya Okay, ntacyo. Ikibazo ufite iki? nta kibazo mfite Hari umuntu hano gutera ubwoba? oya Hari ukubwira nabi? None se ikibazo ufite iki? ntacyo Kuri kuvuga utandeba mu maso. Ndeba mu maso nta kibazo. nta bwoba mfite Harya wize amashuri angahe? nagarukiye mu wa gatatu segonderi Wari uzi ubwenge se nibura? Umbeshye kandi. yego narageragezaga Uragerageza. Kugerageza ubwo ushatse kuvuga iki? muri makeya ntabwo nagiraga amanota mabi nubwo nagiraga amanota meza Uzi ko ufite ubwoba? nta bwoba No, mfata nk'abandi bose kumva nakomeje iminsi yose ishize ukomeza kuvuga ngo boss. Nshaka iryo zina rya boss urikura mu mutwe wawe. Turi kumvikana? Njyewe ni Papa Keve. Papa Grace. Nushaka nawe nta kibazo Papa Oliva nta kibazo. Sibyo? Kuko nawe uri hano bya byose urungungana rumwe n'abariya nta kibazo bivuze. N'ugeze no kumanda bakubaza uti uwo kwande gute ndo kwa Papa Keve cyangwa Papa Grace cyangwa Papa Oliva nta kibazo. Waza kugura indi myenda se nkabwira hasi kaza kugura indi myenda cyangwa akakugurira. Hari ikibazo ugakuramo iyo ngiyo mama we yaguhaye. Humura ntabwo uzayijugunya uzayibika neza nayo ujye uyambaraho nta kibazo. nta kibazo uzaba mukoze Ako kantu ko mu mutwe siko. Ntabwo nako ushobora kugakuramo cyangwa uzagakuramo usubiye mu cyaro. nzagura ibitambaro nshyiremo njye mpinduranya nabyo bize kubabwira kugura nta kibazo. Ikindi wumva ukeneye ni iki? n'udukamambiri
Ndabambere. Amavuta urafite? n'amavuta. Ndabona waranatowe n'amatwi. Ninde se ubwo wagutoye amatwi? Ni mama wawe? Cyangwa ni kwa kundi mugira agashungo tuka abana mukatubona? Ni umwana twiganaga. Umukobwa w'inshuti yanjye twigana. Vaza kugura n'amaherena se? Nta kibazo? Nta kibazo. Ngaho nyine arangiye imisego neza turebe ushobora. Nta warangiye imisego yicaye, ntabwo wabona uburyo uri kuyarangira neza, urahaguruka ukayarangira ugaze. N'iyi ngiyi